Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze aho muri hose. Reka twizere ko mwakomeje kunogerwa na gahunda zitandukanye mu Gasabo TV yakomeje kubagezaho. Twinjiye muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye muri kumwe nanjye Yvette. Nigena muri amakuru turaza kubabwira ko umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afrika yavuze ko urwego rw'umutekano rutagomba gusigana n'ikoranabuhanga kuko ruteza imbere izindi nzego. Muri amakuru turaza kubabwira ko mu karere ka Nyamasheke umudaso yirukankanye umwana agira ngo amwaka urufunguzo rw'inzu bashaka kumena inzoga zari zirimo, umwana aragwa aravunika. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko inyeshyamba za Wazalendo zirigamba kwigarurira tumwe mu duce turimo n'akazinga nyuma y'imirwano yabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye kizihimura mu gihe ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byafatira ubwato bw'ubucuruzi bw'Uburusiya. Aya makuru ndetse n'andi ntababwiye nyuma karuko gato ndagaruka nyarambura. Ikaze nanone mu makuru ku buryo burambuye nari mbibabwiye mu ngingo z'ingenzi. Umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afrika Lieutenant General Retired Frank Mucyo Kamanzi yavuze ko urwego rw'umutekano rutagomba gusigana n'ikoranabuhanga kuko rukomeje guhindura no guteza imbere izindi nzego mu buryo bwagutse. Ibi yabitangaje ubwo yatangizaga inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afrika iri kubera i Kigali. Ishimwe Honore yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Ni inama yibanda ku ngaruka n'amahirwe by'ikoranabuhanga ryigenga n'ubwenge buhangano ku mutekano wa Afrika. Umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afrika ISCA Lieutenant General Retired Frank Mucyo Kamanzi yibukije abitabiriye inama akamaro n'umuvuduko w'ikoranabuhanga mu isi ya none, bityo ko urwego rw'umutekano rutagomba gusigara. Mu gihe isi iri mu mpinduka zikomeye mu bijyanye n'umutekano mpuzamahanga, cyane cyane mu iterambere ry'ubwenge buhangano, sisitemu zikora mu buryo bwigenga zirimo izo mu kirere, ku mazi no ku butaka ziragenda zihindura ku buryo bwihuse imiterere y'intambara n'imikorere y'umutekano wo ku mipaka. Ibikorwa byo gushyigikira amahoro ndetse n'imicungire y'ingabo n'umutekano by'igihugu uyu munsi ugaragaza imyumvire isangiwe ko sisitemu zikoresha ubwigenge zari zisanzwe zifatwa nk'ikoranabuhanga ry'ahazaza ubu zitakiri inkuru y'ejo hazaza, ahubwo zimaze kugira uruhare rufatika mu igenamigambi ry'ingamba z'umutekano no mu bikorwa bya gisirikari bya none. Ibi kandi byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wasabye ibihugu bya Afrika gushyira hamwe imbaraga no gushora imari mu ikoranabuhanga rya sisitemu zigenga mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bihinduka. Autonomous systems and artificial intelligence are increasingly ubuhanga mu ikoranabuhanga bw'imikorere yigenga n'ubwenge buhangano buragenda burushaho kwiganza no gukoreshwa n'abantu benshi harimo n'abatari inzego za leta. Ibi bisobanuye ko inzego zacu zishinzwe kurinda igihugu n'umutekano zigomba guhora zihindura imikorere zijyana n'iterambere ry'ikoranabuhanga kandi zikagerageza kurishoramo ubwigenge bwabyo mu gufata ibyemezo ndetse n'ubushobozi bwo kwigenga mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ingamba zo kwirinda. For our sovereignty and strategic autonomy. Afatiye ku rugero rw'igihugu cyabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Mali Abdoulaye Diop yavuze ko bari gushyira imbaraga mu ikoranabuhanga ari nako baritoza ingabo zabo kandi abona bitanga umusaruro. Dans combien d'années nous allons pouvoir recruter autant de gens
byadusabaga umubare munini w'abakozi benshi bihagije kugira ngo tubashe gucunga umutekano wacu. Niyo mpamvu mu myaka ya vuba aha Mali yashoye imbaraga n'amafaranga menshi mu gukoresha ikoranabuhanga rishingiye ku buryo bwigenga, cyane cyane ikoranabuhanga rya drone. Ibi bikoresho bicungwa n'inzego zacu z'ingabo n'umutekano, ariko kandi bikoreshwa n'abanyamali qui sont aussi gérés par des Maliens. Iyi nama mpuzamahanga yahurije hamwe abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano, abafata ibyemezo muri za guverinoma, abahagarariye imiryango mpuzamahanga n'iy'uturere, abashakashatsi n'abandi barenga 300 baturutse mu bihugu 50 byo muri Afurika no hanze yayo. Iyi ni Mama Rwagasabo TV, Ngendishimwe Honore mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane Ishimwe Honore. Reka duhite duhindura n'ingingo tubabwire ko Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Tresphore Ndabamenye yavuze ko hari ingamba zafashwe zo kongera inka ndetse n'andi matungo magufi ku isoko, bikazafasha kugabanya igiciro cy'inyama cyari cyatangiye gutumbagira. Pierre Romeo imfura yabo harakomeza n'ibindi kuri iyo nkuru. Nyuma yuko ibiciro by'inyama mu mezi abiri ashize byarushijeho gutumbagira bitewe n'indwara y'ubuganga yibasuye amatungo yuza mu Rwanda arimo inka, ihene n'intama, ibyo byatumye ibice bitandukanye by'igihugu bishyiraho akato kuri aya matungo kugira ngo arwaye abanza avurwe, ariko hakaba harabayeho gukingira andi matungo yose mu gihugu nk'uko Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Tresphore Ndabamenye yabitangarije RBA. Ngira ngo rero bijyanye n'inyama twagiye tubiganira ku rwego rw'igihugu muri rusange. Twashyizeho gahunda yo gukingira amatungo, cyane cyane amatungo yuza n'inka, ihene n'intama, harimo no kwitegura ibi bizaza bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Buri uko tugenda tugira imihindagurikire y'ikirere bijyanye n'imvura nyinshi, zimwe mu ndwara z'ibyorezo zigenda zigaragara, cyane cyane ziri mu gisata cy'ubworozi tugenda tuzibona kuko atari ubwa mbere. Bituma rero dufata iyo gahunda yo kugira ngo dukingire amatungo yose mu gihugu. Urukingo rero buriya rujya kugira efe cyangwa se kubaka ubudahangarwa mu itungo yagiye gushira hafi ukwezi. Ibyo rero twakoze byatangiye gutanga umusaruro, tubona ko amatungo akingiye. Dr Ndabamenye yavuze ko hari icyizere ko inyama zizongera kuboneka ku bwinshi n'ibiciro byazo bikagabanuka, kuko amatungo yose yakingiwe hategerejwe ko agira ubudahangarwa. Yavuze kandi ko izamuka ry'ibiciro ritanatewe n'inka gusa, ahubwo ryanatewe n'umusaruro muke w'amatungo magufi, bityo hakaba harafashwe ingamba zo kongera umusaruro w'ayo matungo. Ibyo tumaze gukora kuva mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi, biragaragara icyizere ko amatungo yose akingiye, ko gahunda yo kongera kubona amatungo ajya ku isoko kugira ngo duha abaturage inyama azakomeza. Ariko nuko waruvuze iz'inka, mu byo dufitemo gahunda no kuzamura umusaruro harimo n'amatungo magufi, cyane cyane inkoko, abaturage bagiye bazikoresha mu buryo bwinshi. Ibyo byose bigatuma twunganira za nyama z'inka bavuze, no kongera ishoramari muri iyo gahunda yo kugira ngo tubone inyama nyinshi, bituma ngo uyu munsi turi gukingira noneho inyama zigize ikibazo. Izo gahunda zombi, kwita ku buzima bw'amatungo ni kimwe, ariko niryo shoramari ryo kongera inyama naryo rirahari mu moko atandukanye, amatungo magufi n'amatungo maremare, cyane cyane inka. Ngeraho ngo wenda umuntu yatanga icyizere cy'uko ibyo biciro by'inyama uko tubibona bizagenda bisubira hasi, amatungo uko agenda aboneka ava muri ya gahunda yo twakoze yo gukingira kugira ngo ajye mu buzima busanzwe, no kugira ngo amwe yujuje ibisabwa agenda ajye ku masoko n'ubundi nk'uko byakorwaga. Mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ikiro cy'inyama z'inka kikubye hafi kabiri kigera ku 13,000, ariko byatumye n'izindi nyama z'andi matungo zihenda cyane cyane iz'inkoko. Ni mu gihe raporo nshya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare yitwa Consumer Price Index isohoka buri kwezi, igaragaza ihinduka ry'ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi bigurwa n'ingo, kigaragaza ko inyama ari kimwe mu byiciro by'ibiribwa byagize izamuka rikomeye ry'ibiciro muri Nyakanga 2026, mu gihe cy'ukwezi kumwe ibiciro byazo byiyongereho 17.8%, mu gihe mu mwaka umwe byazamutseho 33.8%. Pierre Romeo imfura yabo, Mama Rwagasabo.
Dukomeje n'aya makuru, abaturiye ikirwa cya Nkombo giherereye mu karere ka Rusizi barishimira ko ibikorwa remezo begerejwe n'ishoramari bikomeje kugira uruhare mu mibereho yabo myiza no mu iterambere ry'aho batuye binyuze mu bukerarugendo buhakorerwa. Inkuru irambuye yateguwe na Rosine Nzakizwa n'Imana. Ikirwa cya Nkombo ni cyo kirwa kinini u Rwanda rufite mu kiyaga cya Kivu. Giherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba nko mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Kamembe. Ni ahantu nyaburanga harangwa n'imisozi itoshye, ibimera bitoshye, imirima y'ibitoki n'umuyaga utuje uturuka mu kiyaga cya Kivu bikagihindura hamwe mu hantu hakurura ba mukerarugendo. Rosaline Benaga, umwe mu batuye kuri iki kirwa, avuga ko bishimira imibereho bahafite, akanagaragaza ko ibikorwa remezo byahagejejwe byahinduye ubuzima bw'abaturage. Ku Nkombo ni ikirwa kiri hagati y'amazi y'u Rwanda na Kongo. Tukaba rero iyo uhumvise wumva ari ahantu utagera, ariko iyo uhageze wumva ari ahantu heza. Hari za paruwase, hari insengero, hari imisigiti, hari amashuri ya segonderi, hari amashuri y'imyuga, hari n'amashuri abanza. Hari abahinzi bahinga ibishyimbo, soya, avoka n'imyembe, kandi icyo ni igihingwa gikunda ku Nkombo kandi gihera cyane. N'ibindi birahera, ariko ibyo bihingwa ko ari bitatu birera cyane ku buryo bushimishije. Abaturage bavuga ko kuba bafite amashanyarazi, amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa remezo byabafashije kuzamura imibereho no kuborohereza ubuzima bwa buri munsi, ariko bakanifuza ko babona uruganda rutunganya umusaruro w'imyembe kuko ikunze kuhera cyane. Tugize Imana nyakubahwa Perezida w'Urwanda nk'imwe aduhaye uruganda twarubyaza umusaruro. Uruganda twafata nk'iyo myembe yacu tukayishyira mu ruganda, twafata nk'iyo soya tukayishyira mu ruganda, twafata nk'iyo avoka tukayishyira mu ruganda, twayibyaza umusaruro. Vitali Karibwende ushora imari mu bukerarugendo kuri Nkombo avuga ko umubare w'abasura iki kirwa ugenda wiyongera bikagira uruhare mu kuzamura ishoramari n'ubukungu by'abagituye, akanagaragaza ko iterambere riri ahandi mu gihugu naho ryahageze. Ikigira Nkombo ahantu hadasanzwe, ntawe ushobora kugera ku Nkombo udaciye mu kiyaga cya Kivu. Ikindi kidasanzwe kiba ku Nkombo ni umuco waho n'ururimi rwaho. Ku Nkombo ubuzima bwaho akenshi bushingiye ku burobyi. Mbega nk'uko n'ahandi hose mu gihugu hateye imbere, iterambere rihari no ku Nkombo rirahari, yewe n'imodoka zatangiye kuhagera, moto zo zihamaze igihe. Muri make ubuzima bwo ku Nkombo ni ubuzima buri hejuru, nk'ahandi hose mu gihugu hari ubuzima buri hejuru. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rushishikariza abanyarwanda gusura ahantu nyaburanga na ndangamurage biri mu gihugu, bakamenya ubwiza bwabyo no kubibyaza umusaruro binyuze mu bukerarugendo. Nkombo nk'ikirwa cy'umwihariko dufite mu Rwanda, gifite amateka yacyo yihariye, gifite imigirire n'imigenzereze yabo y'ubuzima bwa buri munsi bigaragarira mu mbyino zabo. Ibyo ni bimwe mu bintu twabonye ko abanyarwanda bakwiye kumenya, kubera ko itsinda ryacu rishinzwe kureba ibijyanye n'iby'abantu basura ryarahageze risanga baragerageza kubikora neza, kandi turashishikariza abanyarwanda gusura. Waza ahangaha wajya n'ahandi. Weekend zacu ntizibe izo kujya mu byangiza ubuzima bwacu, ibiyobyabwenge tubireke. Ubwo twarimo tuganira twabonye ko bikwiye yuko twatembera u Rwanda kandi tukarushaho kugira ubuzima buzima. Icyo nababwira ni uko gutembera ntibikwiye kubonwa nk'ikintu kidasanzwe cyagenewe abantu bamwe. Iyo tubirebye gutyo bisaba ko duhindura imyumvire, kubera ko kuruhuka si ukuryama gusa ngo weekend yageze. Oya, ushobora kutayabonera icyarimwe, ariko ukayazigama, ukazajya ahantu ukaruhuka, ugafata iminsi yawe ibiri, ugafata weekend. Cyane cyane turashishikariza abantu kureba ziriya weekend ziba zegeranye n'ibiruhuko. Biroroshye cyane yuko umuntu atangiye umwaka yabiteguriye. Abanyarwanda babona ko gusura ari ibintu byongerera umubiri wacu imbaraga, haba mu mitekerereze no mu mbaraga z'umubiri. Ikirwa cya Nkombo gifite ubuso bwa kilometero kare 23, kikaba gituwe n'abaturage barenga 18,000, abenshi batunzwe n'uburobyi, ubuhinzi ndetse n'ubucuruzi buto. Rosine Nzakizwa n'Imana, Mama Rwagasabo TV. Naho abatuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera baravuga ko batagisinzira bitewe n'uko iyo abarembetsi bikoreye magendu babataha inzugi bakajugunya ibyo bari bikoreye mu nzu zabo, bari guhunga inzego z'umutekano. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Jean Claude Ndayambaje.
Aba ni abaturage batuye mu murenge wa Cyanika w'akarere ka Burera basigaye barara babuzwa amahoro n'abarembetsi baba bikoreye imizigo irimo n'inzoga za kanyanga bazikuye mu gihugu cya Uganda. Ngo hari igihe inzego z'umutekano zibirukaho bikoreye magendu bikaba ngombwa ko batura imizigo yabo mu nzu z'abaturage. Bagenda bari kwiruka. Bagenda bari kwiruka bari gufunga. Umusirikare ari mu mupaka yamwirukaho akabujugunya mu mufuka mu nzu yawe. N'abasinzira utera. None wakora iki kuravuga uti dore babitereyemo yaza umusirikare ari kwiruka ati bihe uramuvuga uti ngiye bigiye mu nzu ushaka kubona ukabona kubanje mfite kagapangu karesha nka gutya kagufi bakajugunya nkiriya waje kubona ukabona bikoze iki bona nk'abasirikare bakaza mbe nabo ubwabo bakaza bati ibintu babitse biri wabibereka mufozi nawe ati ibintu byanje mbitse habiri kandi nta ruhare abigezemo byo kugira ngo ube wamenye ngo bari hehe ariko waje kubona ukabona ingaruka zikugizeho aje ari kwiruka akabijugunya aho ngaho abayobozi bakagenda bamukurikiye hari igihe babifata bakabijyana bakaba ariho bahera basaba inzego z'umutekano ko zakaza ingamba mu gukumira aba barembetsi bakomeje kubabuza amahwemo. warungubisa ubu ndavuga iki none wakongeraho iki utazi niyo bavuye abanyamutekano bagomba kuza bakabicunga aho twebwe turi mu nzi twashobora kubicunga. Abayobozi nyine nk'uko abasirikare b'igihugu barimo aho babonye bigiye bagomba kubikuramo bakabijyana. None mbese abo ba mudugudu bo none baje barahora bariruka iyi segiteri yose baratwiruka abo bakabivamo batwiruka abo babivamo. Ni ikibazo ariko gikomeye. Ni ikibazo gikomeye nabo nta babishobora. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanika Sebagabo Prince yavuze ko bafatanyije n'inzego z'umutekano bakomeje guhangana n'aba barembetsi. Ni ikibazo urabona duturiye umupaka ibibazo bijyanye n'abarembetsi birahari. Uyu munsi twabyukiye mu nama n'inzego z'umutekano dufata ingamba umunsi ku wundi nk'uko mwabibonye mwageze ku mupaka mwabonye ko dufite imbone z'umutekano ndetse bakorana n'abasirikare. Hari inzego zitandukanye zikorera ku mupaka twese dukurikirana ariko iyo baje nk'uko akagenda akabijugunya mu rugo rw'umuturage tugerageza gukavaringa umuturage kugira ngo atahura n'ikibazo. Bivuga ko naho byagiye biba dushirayo dufite irondo ry'umwuga dufite imbone dufite inzego zitandukanye turagerageza gukumira kugira ngo umuturage atahura n'ikibazo. Umurenge wa Cyanika uhanye imbibi n'igihugu cya Uganda usanga abarembetsi baca muri humye inzego z'umutekano bakambutsa magendu zigakwirakwira mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni Mamurwa Gasabo TV ngende Jean Claude Ndayambaje mu karere ka Burera. Turamushimiye Jean Claude Ndayambaje. Naho mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano umudaso yirukankanye umwana agira ngo amwaka urufunguzo rw'inzu yari irimo inzoga y'ibitoki ubuyobozi bw'umurenge bushaka kuyimena maze umwana aragwa aravunika. Ubuyobozi bw'umurenge ntacyo buratangaza kuri iki kibazo. Sitio Ndori arakomeza n'ibindi kuri iyo nkuru. Kugikinga ndangije kugikinga azanye umudaso azanyirukankaho tugeze hariya hepfo ndanyereranye kubita hasi. Ni umwana uri mu kigero cy'imyaka 12 aziritse bande ku kaguru. Aravuga uburyo byamugendekeye ubwo ikipe yari iturutse ku murenge irimo umunyamabanga nshingwabikorwa n'abadaso bazaga gushaka inzoga papa we yenze ariko bakamubura maze bakirukankana uyu mwana. Ni mu mudugudu wa Nyabageni mu kagari ka Ninzi muri uyu murenge wa Kagano. Mama twari tugiye kurya mama arambwira ngo nzamuke nkinga igikoni maze ngiye kugikinga ndangije kugikinga azanye umudaso azanyirukankaho tugeze hariya hepfo ndanyereranye kubita hasi afata akaboko aranzamura ngo nidukingure ndamukingurira abura n'ikintu mu nzu. Nase yapfuye kukwirukankana yaje arakwirukankana gusa nta n'ikintu mutwaye nanjye namubonye ndamanuka mbona se ari kuza asanga. Wowe kuki wari wirutse kandi umubonye? Nandi kubona ari kuza asanga nanjye ndiruka. Umwe mu babyeyi babonye ibi asobanura uburyo byagenze kugeza ubwo byarangiye batwaye umudamu w'uyu mugabo. Umudaso yaje aza mwirukankaho twari tugiye kurya noneho buryaga umwana yumvishe ko baje kumufata
arirukanka naye niruka mfite umwana mukikiye gutya hano mugata hano mufashe hano ndavuga ni daso uranyica umwana ariko umwirukankaho haramanukaga abagiye mu ikawa zirimo n'insina anyerera ku mutumba agwa hasi mbwira daso nti nuko daso ni ndago rero nza kunyirukana ku mwana ni icyo umufatanye ni icyo umusanganye byatuma umwana wanjye avunika gutya ko nta mituweli ngira ubwo urabigenza gute aravuga ngo se nko ku kimwe mwana mumbonye mukirukanka ndavuga nese kuri umuyobozi twari gukubona tugahagarara kandi rukuza twirukankaho nuko byagenze. Icyifuzo cy'aba baturage ngo nuko leta yabaha uburenganzira bagatemura urutoki maze bagashaka ikindi batera mu mirima yabo kuko barambiwe guhora benga inzoga mu bitoki ariko zikamenwa. Ngewe nkeneye nyirizina kano kanya nuko twavuga ngo nibaduha uruganda cyangwa batwerekana tuzajya tujyana za nzoga bazipime nibamara kuzipima inzoga nziza bayinywe ibishye bayimene. Numva birenze kumva umuturage yagira igitoki akaburanda cyerekeza kandi ari cyo munsi nazi numva mwa bakwiye gukurikirana bara bakora zira zituma abantu bahuma ariko izi zacu twikorera twiyongera haje ikibazo muzereba twajya tuzinywa nyine kuko ari zacu nyine. Inzoga baziciye duhinga ikawa duhinga ibindi ariko batubwira ngo ibitoki biraciwe cyangwa turabyemeye dushinze uruganda mu gihe rutaraza ko ibintu bimaze amezi ane kwashize ibitoki byaciwe uwo munsi bitarakomera bizera. Twagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano ku murongo wa telefone ye ariko ntiyatwitaba. Leta y'u Rwanda yagaragaje ko hari inzoga zengwa nabi ku buryo ziba zitujuje ubuziranenge maze zikagira ingaruka ku bazinywa zirimo n'impfu za hato na hato. Cyakoze yagaragaje ko hari inzoga zengwa n'abaturage z'umwimerere ku buryo bajya babisabira uruhushya maze bakaruhabwa. Ngende Sitio Ndori, iyi ni Mama Urwa Gasabo TV mu karere ka Nyamasheke. Reka twerekeze no mu majyepfo y'u Rwanda Uwineza Pascaline bo mu karere ka Huye mu murenge wa Huye mu kagari ka Rukira umaze iminsi yarabyariye mu bitaro bya Kabutare abura ubwishyu ibitaro biramufatira akabasaba ubufasha. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko bagiye gukurikirana bakamufasha. Moyize Munyaneza yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. 38 none umwana yaheze mu bitaro kubera ayo mafaranga. Ni umukecuru witwa Fortunata Mukandutiye dusanze mu kagari ka Rukira umudugudu wa Magonde ufite umukobwa witwa Uwineza Pascaline umaze iminsi yarabyariye mu bitaro bya Kabutare. Uyu mukecuru avuga ko yabuze ubwishyu maze ibitaro biramufatira. Afite umwana witwa Uwineza Pascaline akaba yarabyaye ariko mfite amafaranga kuri telefone mbwira abaganga nti mwankuriyeho aya mafaranga mukanyishyurira ko mbonye ubufasha baranga umwana arenda ubwo abyara ubwo ngo ayo masaha ngo ni amafaranga 38 none umwana yaheze mu bitaro kubera ayo mafaranga. Uyu mukecuru avuga ko abayeho mu buzima bwo guca inshuro kugira ngo abone amaramuko bityo amafaranga yaciwe kwa muganga atayabona agasaba ko ubuyobozi n'abandi bagira neza bamufasha akabona ubwishyu umukobwa we ibitaro bikamurekura. Kubaho kwanjye iyo ntacikira ka ntabwo ndya icyumweru kirarenga abyaye barambwe ngo ntagomba gusohoka ayo mafaranga atabonetse icyifuzo ndashaka ubufasha. Abaturanyi nabo bahamya ko uyu mukecuru adafite ubushobozi bityo akwiye gufashwa kugira ngo umwana we ave mu bitaro. Afite umwana wabyaye ubwo nyine yabuje ubushobozi bwo kumukura ku Kabutare. Nta bushobozi afite pe nta bushobozi yifitiye yarahaheze n'uruhinja rwe kamusabira ko bamutera inkunga akaba yabona ikimurwanaho akava muri ibyo bitaro. Se ntagiye kumara y'ibyumweru 2 ubu ngo baramusohoye ari hanze arara hanze ntajya agera mu nzu n'akazi bari baramuhaye mu muhanda ntago bakigakora niho wenda ari gukura ubwo bushobozi akagenda agakura umwana we kwa muganga. Rero pe no mukecuru n'umukene nta kintu na kimwe afite mwamusabira ubufasha. Ni ikibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Huye ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kanyesha Nosiata avuga ko ubuyobozi bw'akarere bugiye gufatanya n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Kabutare uyu mubyeyi agafashwa agasubira mu rugo. Ubundi Kabutare urumva n'ibitaro by'akarere
bafite capitation grant yo kwita ku muturage wese, ubwo no kwita ku mukiriya ni umurwayi uje ugana ibitaro bya Kabutare ufite mituweli. Misiyo ya mbere bafite niyo kubanza kumugurira mituweli muri ya capitation, hanyuma akishyurirwa 10%. uzi ko umuturage iyo afite mituweli y'abaturage hari tike moderateri y'10%. muri capitation grant rero twaduha ibitaro n'amasantre de santé twe turabikora mu karere ka Huye. Misiyo ya mbere niyo kubanza kumenya ngo umukiriya unsanze ameze ate. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo hashaka kuba harabayeho uburangare buto cyane bwo kudahuza capitation grant na Pascaline, cyangwa se Pascaline afite ikindi kintu kitagaragara mu irangamimerere, ushobora gusanga ari ku cyiciro yenda cy'umukecuru mama we, uko nabonye n'amafaranga ari makeya, bisobanura neza ko afite ubwisungane mu kwivuza, ari tike moderateri yabuze. Turabikemura rwose, ibyo ntabwo ari ibintu byananirana nuko amakuru aba atarahise amenyekanira ku gihe. Uyu muyobozi yongeyeho kandi ko hari inkunga akarere kagenera ibitaro n'ibigo nderabuzima yo gufasha abaturage batishoboye bahuye n'ibibazo nk'ibi, bityo avuga ko habaye uburangare mu nzego kugira ngo ikibazo nk'iki kigere kuri uru rwego. Moise Munyaneza, Mama w'u Gasabo TV, mu karere ka Huye, intara y'Amajyepfo. Turamushimiye Moise Munyaneza. Reka kandi amakuru yacu ari kuvugwa mu Rwanda tuyasoreze mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo. Haravugwa umugore wabanje kwicira abana nyuma nawe akiyahura kubera amakimbirane yarafitanye n'uwo bashakanye. Ubuyobozi ntacyo buratangaza kuri iki kibazo. Hakizimana Fisto yaduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni inkuru yamenyekanye mu rukera rwo mu ijoro ryakeye ubwo umugore witwaga Musabyimana Kere uri mu kigero cy'imyaka 30 yahaye abana b'ikinini nyuma nawe akiyahura kubera amakimbirane yo gucana inyuma kuwo bashakanye nk'uko aba baturage babivuga. Yiyahuye kubera umuntu w'umudamu umukobwa ngo umusenyeye ngo wacaga inyuma umudamu yiyahuye. Noneho rero ngo yasanze ngo amusahura nta kintu asigamuza aho ngaho, afata umwanzuro wo kwandika ngo agapapuro ngo ati abana banjye ndabapfana ntabwo nshaka kuzamurisha inshoreke. Icyo ni uko nyine umudamu yari mu rugo, umugabo ni umucuruzi yari mu kazi, niyo bateguye ukuntu aha abana imiti cyangwa se ukuntu ari bubice nawe akiyahura, niyo bateguye ukuntu ari buha abana imiti akabica nuko nawe akihahura nyuma yaho. Uko igihe hari cyo kuko ari abana batazi gutekereza, yabanje ubwo arabaha nawe arangije arawurya nuko bapfira rimwe bose ari batatu. Ubyumva nacitse ururondogoro ngiye byanyobeye, nabuze uko mbigenza mbese. Ntabwo umuntu afata icyemezo cyo kwica umwana ngo nayikurikizeho nawe byagutera ibibazo. Byatuyobeye, byaducanze. Umugongo twabuze hirya no hino kuri mutima yacu yagize. Nawe kabiri ikintu cyatumye akora biriya bintu. Iyo aba yafashe kugenda wenyine akagenda ariko agasiga abana. Ariko ikintu cyamuteye kugira ngo agendane n'abana, buriya ni ikintu gikomeye. Niba ufite umwana ugomba kumurera utunyaburika iki ni kibi, yaba umuhungu yaba n'umukobwa. Iki ni kibi. None se kuko waba ufite umwana ukemera ko ajya mu buraya? Kumana ngo se bazize iki? Ni umuntu usigiye yarabicatiwe ati ngo banyweye ibinini. Kuko naraye numvisha umwana ambwira, umwana ahita navuga ati ngiye ngiye kureba, none kugezana n'ubu sindamubona. Kuko naraye mbyumvisha. Mu gitondo nanjye mpurura nk'abandi numva hageretsweho kuvuga ngo hari umwana yavuze ko ari we waba wari waramuciye ku mugabo ngo urupfu rwe bazarumubaza. Twagerageje kubaza inzego zibishinzwe gusa ntacyo zigeze zidutangariza. Uyu mugore ngo yarasanzwe atameranye neza n'umugabo we bashakanye, akaba yabanje kwica abana be babiri, aho umwe yari afite imyaka 9 undi nawe akaba yari mu kigero cy'imyaka 4 y'amavuko, hanyuma nawe agahita afata ikinini. Nge Hakizimana Fisto, yinima mu Gasabo TV mu karere ka Gatsibo. Arakoze cyane Hakizimana Fisto. Reka twitse gato dutumikire abadutumye, turagaruka twerekeza no mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda.
Kingdom Education Center ni ishuri umwana wawe yigamo ukaba wizeye ko azahavana ubumenyi bwuje ireme bujyanye n'indangagaciro za gikirisitu. Kingdom Education Center hari ibyiciro by'incuke n'icyabanza kandi twiteguye no gutangiza icyiciro cya creche uyu mwaka kuva ku mwana ufite umwaka umwe kugeza kuri 2 n'igice. Mu cyiciro cy'incuke no mu wa mbere abana biga mu Gifaransa hakiyongeraho Icyongereza nk'isomo. Kuva mu wa kabiri abana biga mu Cyongereza hakiyongeraho Igifaransa nk'isomo. Amasomo atangira saa 2 kugera saa 6 n'igice ku cyiciro cy'incuke. Umubyeyi yabishaka umwana akagumishwa ku ishuri akagaburirwa akanaryamishwa agataha saa 10. Naho mu cyiciro cy'amashuri abanza abana batangira kwiga saa 2 kugera saa 10 n'igice ari nako bahabwa ifunguro rya breakfast na lunch. Kwiyandikisha byaratangiye aho twakira abatugana mu minsi y'akazi guhera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 8. Ukeneye andi makuru wahamagara kuri 0784 05 10 60. Na makuru ya Mama Rwagasabo TV mukomeje gukurikira. Mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, inyeshyamba za Wazalendo zirigamba kwigarurira tumwe mu duce turimo na Kazinga nyuma y'imirwano yabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Naho Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye kizihimura mu bihe ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byafatira ubwato bw'ubucuruzi bw'u Burusiya. Saula Sandla tumukunde yaduteguriye amakuru ku buryo burambuye. Amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tuyahere mu karere u Rwanda ruherereyemo no muri Afurika muri rusange, aho inyeshyamba za Wazalendo ziri kwigamba kwigarurira Shambombo na Kazinga nyuma y'imirwano ikaze yabereye i Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikaze bivugwa ko yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi ba M23 kuwa kabiri tariki ya 11 Kanama 2026 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace agera kuri Actualité CD, inyeshyamba za Wazalendo zigaruriye uduce twa Shambombo na Kazinga nyuma y'amasaha menshi y'imirwano. Shambombo iherereye muri groupement ya Ziraro muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe. Nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu societe civile ibivuga, agace ka Rumbishi ubu kagenzurwa n'impande zombi, abarwanyi ba M23 ndetse n'abawazalendo. Tukiri mu makuru ari kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yagiriye uruzinduko rw'ibanga i Kinshasa ku itariki ya 6 Kanama 2026 mu gihe indege za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko ziri kugeza ibikoresho bya gisirikare i Bujumbura. Amakuru avuga ko indege 3 zaguye i Bujumbura hagati y'itariki ya 5 n'itariki ya 7 Kanama, mu gihe izindi 12 zemerewe kuhagera kugeza mu Kwakira. Ibi bifatanye imyiteguro yo kongera ingufu mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya M23 na MLDP twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo. Iyo myiteguro ibaye mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zimaze gutakaza ibice byinshi mu mirwano, ndetse ibikorwa bya diplomasi byo gushaka umuti w'amahoro bikomeje. Abasesenguzi batinya ko kongera imbaraga mu ntambara bishobora gutuma impande zombi zihura n'igihombo gikomeye, cyane cyane mu basirikare no mu baturage. Tuve mu karere u Rwanda ruherereyemo twerekeze muri Afurika muri rusange, aho nibura abantu 15 bapfuye abandi 27 barabura nyuma y'uko ubwato bwari butwaye abantu barenze ubushobozi bwabwo burohamye mu kiyaga cya Kariba muri Zimbabwe. Abantu 77 barokowe mu gihe ibikorwa byo gushakisha ababuze bigikomeje. Ubwato bwari bugenewe gutwara abantu 90, ariko amatike agaragaza ko bwari butwaye abantu bakuru 114 n'abakozi 3, bishoboka ko hari n'abana batari bafite amatike. Iyi mpanuka yabaye nyuma y'imiraba ikomeye, abatabazi, abasirikare, abibira mu mazi na kajugujugu bari mu bikorwa byo gushakisha no gutabara ababuriwe irengero. Tuve ku mugabane wa Afurika twerekeze no mu mahanga ya kure. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye kizafata ingamba zo kwihimura mu gihe ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byafatira ubwato bw'ubucuruzi bw'Uburusiya. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongereye igitutu ku bwato bw'Uburusiya binyuze mu kongera ibihano bifatira ubwato amagana ndetse no gufata
bumwe muri bwo n'abakozi babwo kugira ngo bakorweho igenzurwa. Ibihugu bimwe by'i Burayi byavuze ko biri gusuzuma uburyo bwo kukaza ingamba ku bwato burenga ibihano bwafatiwe. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS byatangaje ko Putin yise ibi bikorwa ubujura. Putin kandi yavuze ko igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kuyumura ku Burusiya kitazagarukira gusa mu mazi ubwato bw'Uburusiya bwaba bwafatiwemo. TASS yanavuze ko Putin yanashinje umuryango w'ubutabarane NATO kwagurira ibikorwa byawo muri Aziya no guteza umwuka mubi muri Arctique. Aya makuru kandi reka tuyasoze tubabwira ko Ubwongereza buri kwitegura kubona ubwira kabiri bw'izuba budasanzwe ku itariki 12 Kanama 2027. Ubwongereza buzabona ubwira kabiri bw'izuba budasanzwe aho ukwezi kuzatwikira igice kinini cy'izuba ku kigero kiri hagati ya 92% na 96% bitewe n'aho umuntu azaba aherereye. Ubu buzaba ari bwo bwira kabiri bukomeye kurusha ubundi bwabonetse mu Bwongereza kuva mu mwaka w'1999 mu bice bya Devon, Cornwall ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye izuba rishobora gutwikira kugera kuri 96%. Ubwira kabiri buzagera ku rwego rwo hejuru hagati ya saa 12:58 na saa 1:15. Abahanga basaba abantu gukoresha indorerwamo zabugenewe kuko kureba izuba n'amaso bishobora kwangiza amaso. Ubu bwira kabiri buzagaragara no mu bindi bice by'i Burayi aho muri Espagne imijyi imwe izabona ubwira kabiri bwuzuye mu gihe Madrid na Barcelona izuba rizatwikira hejuru ya 99%. Iyi ni umusozi w'amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Njye nari Sandra Saula Tumukunde. Iyi ni Mama Rwa Gasabo TV. Arakoze cyane Saula Sandra Tumukunde nawe tugejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye yagarukaga kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afurika yavuze ko urwego rw'umutekano rutagomba gusigana n'ikoranabuhanga kuko ruteza imbere izindi nzego. Muri amakuru kandi twabwiye ko mu karere ka Nyamasheke umudaso yirukankanye umwana agira ngo amwaka urufunguzo rw'inzu bashaka kumena inzoga zari zirimo umwana aragwa aravunika. Hanze y'u Rwanda twabwiye ko inyeshyamba za Wazalendo zirigamba kwigarurira tumwe mu duce turimo na Kazinga nyuma y'imirwano yabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye kizihimura mu gihe ibihugu byo mu muryango bumwe bw'Uburayi byafatira ubwato bw'ubucuruzi bw'Uburusiya. Hanyuma hamwe na ekipe ngari yamfashije kubagezaho aya makuru tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza tunabararikira gukomeza gukurikira gahunda zitandukanye mu Rwa Gasabo TV ikomeza kubategurira.